Bakunzi b'Irembo TV, reka mbanze mbasuze mbifurize kugubwa neza, mbifurize kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Mana nyir'ubuzima, mbifurize guhaha mu karonka, mbifurize kugira ubuzima, impagarike ndetse n'ubugingo. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kurebera hamwe ibyiza by'iki cyatsi cyitwa intobo karemba. Ni icyatsi cyangwa se ni igihingwa kigira uruhare mu guca imyeyo. Ni ukuvuga ngo iki gihingwa gikoreshwa mu guca imyeyo. Twakoze ikiganiro cy'uburyo butandukanye bwo guca imyeyo, ndabibigisha neza akantu ku kandi. Niba wifuza guca imyeyo ukaba utarabonye ubwo buryo nakoze muri iki kiganiro bwo guca imyeyo bugiye butandukanye, kurikirana icyo kiganiro uze kumva n'icyo kiganiro wumve uburyo bugiye butandukanye bwo guca imyeyo bworoshye kandi imyeyo yawe igakura vuba. Ni ukuvuga ngo iyo utangiye guca imyeyo cyangwa se gukuna imishino yawe ikura mu gihe gitoya. Hanyuma rero muri ubwo buryo navuzemo no gukoresha uburyo bw'intobo karemba, arizo ntobo zakoreshwaga mu bihe bya kera. Nagiye kuri tere nk'uko bisanzwe muri weekend tujya kuri tere, mvuye kuri tere nababoneye ahantu hahinze intobo karemba, ndavuga ngo nyibereke, dore niyo ngiyo, usibye ko nasanze zitari zera, nta ntobo karemba zirimo zakwifashishwamo. Urabona ko mu mashusho ndimo kukwereka nta ntobo karemba irimo. Ndagira ngo tuyiganireho, nongere mu minota mikeya nkwibutse uburyo iyi ntobo karemba ikoreshwa mu guca imyeyo cyangwa se gukuna imishino. Niba wifuza guca imyeyo, niba umugabo wawe akunda yuko waca imyeyo, nkwigisha uburyo wabyikorera, nkwigisha uburyo wowe ubwawe nta wundi muntu ubwiye waca imyeyo ukoresheje iki gihingwa cyitwa intobo karemba. Kurikirana iki kiganiro cyose ucyumve, ni mu minota mikeya nkubwire ahantu wakura iki gihingwa cy'intobo karemba hagiye hatandukanye, hanyuma nawe uyikoreshe uca imyeyo cyangwa se ukuna imishino yawe kugeza nawe ubaye umugore mwiza. Hanyuma rero nanababwiye yuko bimwe mu byiza byo guca imyeyo habamo kuba umugore waciye imyeyo aryoshya imibonano mpuzabitsina, bigira uruhare mu kongera amavangingo. Ku bantu badafite amavangingo, umugore iyo aciye imyeyo cyangwa se iyo yakunnye imishino, amahirwe menshi abadamu benshi bakunze kugira amavangingo. Guca imyeyo nanone bifasha umugore igihe cyo kubyara, bitewe n'uko kuriya aba yaraciye imyeyo, inzira zindi zo kubyara nazo zigiraho zikaguka, hanyuma bigatuma umugore abyara neza, bikagira n'uruhare mu gushimisha abagabo. Wa mugore we rero, niba uzi ko utaciye imyeyo, umugabo wawe akaba bikubaza, bishobora kumubera intandaro yo kuba yaguca inyuma, bishobora kuba byamubera intandaro yo kuba yajya gushaka abandi badamu agusize. Umva iki kiganiro niba wifuza kumenya guca imyeyo, umenye uburyo bakoresha iyi ntobo karemba baca imyeyo cyangwa se bakuna imishino. Hanyuma rero wowe tugiye kubana muri iki kiganiro, nyemerera ubanze ukande kuri subscribe, wemeze no kunzogera, ubundi tujye tuguha notification tukimara kwa uploadinga ikiganiro. Genzura hano munsi y'iki kiganiro, hano handitse Irembo TV. Nusanga handitse ngo subscribe, umenye kutigeze ukora subscribe, ubundi uyikandeho, nawe wemeze kwinjira mu muryango w'abantu bakurikirana inyigisho z'ubuzima, kuko hano ku Irembo TV tuhacisha ibiganiro by'ubuzima, bijya inama zigiye zitandukanye, bya biganiro bivuga byigisha indwara, byigisha uburyo butandukanye twakoresha tukivura indwara. Ahanini twibanda kuri bwa buryo abantu batazi, bya bimera abantu birengagije, bya bimera ushobora kubona umunsi ku munsi ukaba utazi ko bifite akamaro kagiye gatandukanye. Kurikirana iki kiganiro cyose kugeza kirangiye, ariko nanone wibuke gukora kuri subscribe. Tumaze gukora ibiganiro byinshi, nabakoreye ikiganiro ku byiza by'igisura, ni igihingwa cyiza cyane kivura indwara nyinshi. Nabakoreye ikiganiro ku gifenesi, ku rubuto rw'igifenesi. Nabakoreye ikiganiro ku bihingwa bigiye bitandukanye, mfite n'ibindi bihingwa byinshi. Hari igihingwa nabonye kivura amarozi utazacikwa, hari igihingwa kivura amarozi, nacyo nzagikoraho ikiganiro. Reka rero ncemo muri makeya mbabwira uburyo iki gihingwa cy'intobo karemba gikoreshwa ku muntu ushaka guca imyeyo cyangwa se gukuna imishino ye. Nababwiye yuko intobo karemba zigira imbuto zimeze nk'intoryi, ni utubuto tuba ari dutoya ariko tuba tumeze nk'intoryi.
ureba akeze kaba karahindutse umuhondo. Nagize ibintu binakwita ibyago kwizi ntobo karemba, ntabwo nigeze mpabona intobo karemba zeze, zari zikiri ntoya nk'uko urimo kubibona muri ayo mashusho. Umuntu ushaka guca imyeyo akoresheje intobo karemba afata izo ntobo karemba zabaye nk'intoryi, yarangiza agafata izatukuye zahishije zabaye nk'umuhondo, yarangiza akazifata akajya kuzicana, yamara kuzicana cyangwa se kuzotsa iyo zimaze gusa n'izishyuhamo gakeya, ariko ukirinda ko zishirira. Iyo zimaze gusa n'izishiriramo gakeya urazifata ukazishyira ahantu uracira imyeyo ku ruhande ukaziyegereza. Baca imyeyo gute rero cyangwa se bakuna imishino gute? Ntabwo ari ugupfa gukurura, nabikozemo ikiganiro. Ushaka ahantu ukicara hasi, haba ku kirago haba ku mukeka, ariko ukicara hasi, warangiza ugashinga amaguru ku buryo ashobora kugera ku bitugu byawe. Birumvikana uba wambaye ubusa, uba wikuyemo hasi nta kindi kintu wambaye. Warangiza rero ufata za ntobo karemba zawe watetse wokeje, ntabwo ari ukuziteka, warangiza ukazireka zigasa n'izihora ariko ntizikonje neza. Warangiza ugafata icyuma ukazikatamo kabiri, wamara gukatamo kabiri ukajya ukanda y'amazi, wamara gukanda y'amazi yaturutse mu ntobo karemba ugasiga ku mishino. Wamara gusiga ku mishino ugacisha amaboko, ibiganza byawe munsi y'amaguru yawe. Nababwiye yuko ikiganza cy'iburyo gikurura umushino w'iburyo, hanyuma n'icy'ibumoso kigakurura umushino w'ibumoso. Hanyuma rero gukurura nabwo ntibapfa gukurura, bakurura bitonze, bakurura baganisha hasi ku kibuno. Ntabwo ukurura uzana imbere, ukurura uzana ku kibuno aho wicariye. Nababwiye yuko gukoresha intobo karemba ibyiza byazo zigira uruhare mu kubikuza vuba. N'umuntu wakunnye cyangwa se waciye imyeyo akoresheje intobo karemba, imishino ye cyangwa se imyeyo ye irakomeza igakura, nubwo yarekeraho gutangira guca imyeyo. Gukoresha intobo karemba ukuna iminsi 3 ikurikiranye, hanyuma uba wagwijije, uba wagejeje imishino ihagije, uba wagize imyeyo ihagije miremire, kandi igakomeza igakura kuzageza igihe runaka. Irakomeza igakura, nibyo byiza cyane gukoresha intobo karemba. Ariko gukoresha intobo karemba bigira itundi tuntu nakwita nk'ingaruka, ku buryo ngomba kubanza kubigusobanurira, hanyuma bitazakubaho ukavuga yuko ntari narabiguteguje kare. Izi ntobo karemba zirababaza kuzikoresha uca imyeyo, ziraryana, ni nk'urusenda, ni nko gusuka urusenda mu gisebe. Ni ukuvuga ngo izi ntobo karemba iyo uzisize hariya ku mishino, imishino irabyimba ikakurya, ukumva. Ni ukuvuga ngo umuntu uri guca imyeyo yakoresheje izi ntobo karemba bimusaba kwihangana kuko ziraryana, ariko bitewe na ya inflammation iyo ku munsi ukurikiyeho wongeye gukurura, wongeye gukuna, nanone birijyana za inflammation hahantu habyimbye. Iyo hakuruye hasa n'aharambutse kuzageza bisitimiye, hanyuma imishino yawe igakura, ugaca imyeyo, ugahinduka umudamu ubereye umugabo wawe, ugashimisha umugabo wawe, ugashimisha uwo mubana, akakubona neza, hanyuma akibaza aho wakoreye icyo gikorwa cyo guca imyeyo. Kandi mu minsi mikeya itarenze iminsi 3 gukoresha intobo karemba, bakora cyangwa se baca imyeyo iminsi 3 yonyine. Nabasobanuriye uburyo iyi ntobo karemba ikoreshwamo, na ahantu nayibonye nanjye byangoye, gusa ibyiza nuko nahise mfata imbuto kw'iyi ntobo karemba, nayifashe nanjye nayihinze. Umuntu uzashaka yuko mworoza nzamufasha kugira ngo nawe yorore intobo karemba. Hanyuma rero reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro cyose, ngushimire niba wakoze kuri subscribe ukemeza no kunzogera, ubu tukazajya tuguha notification tukimara kwa uploading ibiganiro bitandukanye nk'ibi ngibi bivuga ubuzima, bivuga indwara, bivuga ibihingwa nk'iki ngiki cy'intobo karemba, bigira uruhare mu gufasha ubuzima bw'umuntu. Reka ngushimire by'umwihariko niba wibutse gukora kuri subscribe, nawe ukinjira mu muryango w'Irembo TV. Ubu tukazajya tuguha notification buri uko tumaze kwa uploadinga ikiganiro. Kugudutera inkunga, niba ushaka gutera inkunga Irembo TV ni kuri ya nimero 078 16 45 137, ariko nanone iba iri muri description y'iki kiganiro. Reka nsoze nkwifuriza kugira ubuzima, impagarike ndetse n'ubugingo.